ni ikiganiro kirambuye tugiye kubagezaho aho Perezida Evariste Ndayishimiye yagiranye ikiganiro gihambaye n'umunyamakuru ukomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari Hariana Verasi ukorera muri White House, akaba ahagarariye akarere k'ibiyaga bigari muri White House. Uyu Hariana Verasi mubona akaba akomoka muri Angola, ariko akaba yanga u Rwanda, akaba yanga Perezida Paul Kagame urunuka. Muri iki kiganiro rero Perezida Ndayishimiye tukaba tugiye kumva ibyo yatangaje mu ntambara ikomeje kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko n'ikiganiro kitigeze gitangazwa n'ibinyamakuru byo mu Burundi, ni ikintu abantu benshi bibajijeho kigatangazwa n'ikinyamakuru cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikinyamakuru cy'igihugu RTNC. Ni ibintu rero tugiye kumva aho Ndayishimiye yabeshye ko yahuye n'aba M23 inshuro nyinshi cyane, ndetse akajya aho M23 iri, ndetse akajya n'i Kinshasa nk'uko yabigaragaje muri kiganiro, anasebye u Rwanda mu buryo buteye ubwoba. Reka rero tubagezeho ikiganiro cyose ku buryo burambuye uko cyakabaye, aho ndagenda nyisemura mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Mutwihanganire ku makosa mushobora kumva kuko ni ikiganiro kirekire kandi byasabye ko ngenda nyisemura nyumva ijambo kurindi. Bonjour à tous, merci beaucoup de nous rejoindre. Nous sommes au Burundi. Mwaramutse neza, murakoze cyane kubana natwe. Turi mu Burundi aho twaje gusura inkambi ebyiri zikomeye z'impunzi, kuko dukurikirana uko ibintu bimeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu turi mu ngoro y'umukuru w'igihugu, turi kumwe na Perezida w'u Burundi. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida kutwakira hano mu Burundi. Biradushimishije cyane guhura namwe, noneho kandi biradushimishije kuba turi hano mu Burundi. N'ubwa mbere tuje hano dukurikiranira hafi uko ibintu bimeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko mbere ya byose ndifuza gutangiza iki kiganiro tuvuga twiga byimbitse uko ibintu byifashe mu Burundi. Nk'uko tubizi, mwagiye ku butegetsi mu mwaka wa 2020 mu bihe byari bikomeye cyane nyuma y'urupfu rwa Perezida wari wababanjirije. None se igihe mwajyaga ku butegetsi igihugu cyari kimeze gute? Ni gute mubona intambwe imaze guterwa mu gihe cy'ubuyobozi bwanyu, nyakubahwa Perezida? Murakoze cyane. Icyambere, kugira ngo umuntu asobanukirwe neza Uburundi, asobanukirwe n'uko ibintu byifashe uyu munsi, ni ngombwa kubanza kumenya amateka y'u Burundi. Ni igihugu cyanyuze mu bihe bikomeye cyane, igihugu cyabayemo ubwicanyi bwisubiyemo inshuro nyinshi. Uyu munsi Komisiyo y'Ukuri n'Ubwiyunge yemeje ko mu mwaka w'1972 habaye jenoside yakorewe abahutu bo mu Burundi, bityo rero kunga ubumwe no kwiyunga muri iki gihugu, aho amateka yahishwe kuva ku bwigenge kugera mu 2005. Si ibintu byoroshye, si ibintu byoroshye kunga no kunga uyu muryango w'abanyagihugu, uyu muryango w'abarundi. Ariko kuko dusangiye amateka, aho abaturage b'u Burundi bafatwa nk'umuryango umwe, nk'ubwoko bumwe, ibyo bituma byoroha kurushaho. Kuva muri 2005 twagiye twinjira mu nzira iganisha ku gihugu cyateye imbere, igihugu cyunze ubumwe kandi kinyuze kuva muri 2005 mu rugamba rwari urwo kwiyunga, ubwiyunge bw'igihugu. Ariko muri 2015 habayeho abari kurwanya iyo mpinduka n'iyo nzira yo kwiyunga, guhosha amakimbirane no kongera kubaka igihugu. Bagerageje gukora kudeta, ariko iyo kudeta yaratsinzwe kuko ubwiyunge bwari bumaze kugera kure. Ingabo z'igihugu n'igisirikare cyubahiriza ubuyobozi n'amategeko, kidashobora kwivanga mu bikorwa bya politiki, ahubwo gifite inshingano zo kurinda igihugu n'abaturage. Bityo rero kuva muri 2015 habayeho nanone ibiganiro byagutse kandi byuzuye. Icyo gihe ntibyabaye ibiganiro hagati y'abanyapolitike gusa, ahubwo byahuje abaturage b'abarundi bose ku rwego rw'ibanze.
kugira ngo hamenyekane neza ikibazo nyakuri cy'igihugu cyacu. Ni muri iyo dialogue twabonye mu by'ukuri imizi nyamukuru y'amakimbirane y'u Burundi. Duhereye kuri ibyo biganiro hagiye hasohokamo inyandiko z'ingenzi, itegeko nshinga rishya rya Repubulika y'u Burundi n'igenamigambi y'iterambere ry'igihugu. Kuva muri 2018 itegeko nshinga rishya ryatangiye gushyirwa mu bikorwa binyuze mbere na mbere mu matora ya Perezida wa Repubulika ufite manda y'imyaka 7, mu gihe inteko ishinga amategeko ifite manda y'imyaka 5. Niyo mpamvu twaherutse kurangiza amatora y'abadepite. Bityo rero mu mwaka wa 2020 nibwo bwa mbere iri tegeko nshinga ryashyizwe mu bikorwa mu buryo busesuye. Kuri iyo nshuro rero bwari inshuro ya mbere yo gushyira mu ngiro ingingo zaryo. Icyabaye gishimishije nuko byose byaturutse mu biganiro. Itegeko nshinga ryaturutse ku bushake bw'abaturage. Amatora yabaye neza cyane. Mu by'ukuri mwavuga ko nari mfite imbogamizi kuko uwo nari nsimbuye yari amaze kwitaba Imana, ariko ku bw'amahirwe twasangiraga indangagaciro zimwe. Twari turi mu ishyaka rimwe rya politiki, twaharaniye hamwe kugarura demokarasi no kwirinda. Kubera ko twakoranye bya hafi, njye nari umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi, bityo rero byari byoroshye gukomeza umurongo w'imiyoborere. Niyo mpamvu ntigeze ngira ingorane mu micungire y'igihugu muri icyo gihe no kuva muri 2020 kugeza ubu, kandi kuko twateguraga ibintu hamwe, gahunda y'igihugu y'iterambere yakomeje gushyirwa mu bikorwa neza. Uyu munsi gahunda y'igihugu y'iterambere yari ngombwa kuva muri 2018 kugeza 2027, ariko ubu twanateguye icyerekezo cy'u Burundi. Uburundi buzaba igihugu kiri mu cyiciro cy'ibihugu bizamuka mu mwaka wa 2040, kandi buzaba igihugu cyateye imbere mu mwaka wa 2060. Kuva muri 2020 twakoze isesengura rigamije kumenya ubushobozi dufite bwo guteza imbere Burundi. Twibajije tuti ni izihe mbaraga dufite, ni izihe mbogamizi duhura nazo. Dusesenguye izo mbogamizi nibwo twashoboye gushyiraho umurongo ngenderwaho wo gushyira mu bikorwa iyi gahunda iganisha ku cyerekezo cya 2040-2060. Uyu munsi rero navuga ko turi mu mwanya mwiza ugereranyije n'iyo gahunda y'iterambere ry'igihugu. Umunyamakuru yahise abaza Perezida Ndayishimiye ati murakoze nyakubahwa Perezida, kuva mwajya ku butegetsi ni zihe mbogamizi zikomeye mwahuye nazo kugeza ubu? Perezida Ndayishimiye ati imbogamizi duhura nazo ni zimwe n'izindi ziboneka mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere. Imbogamizi ya mbere ni ubukene. Tugomba guhangana n'ubukene. Niyo mpamvu twatangiye mbere na mbere kwibanda ku kibazo cy'ibiribwa. Ni ngombwa ko abaturage babona icyo kurya. Intero yanjye ni iyi: buri munwa ugomba kubona icyo kurya, buri mufuka ugomba kubona amafaranga. Icyambere ni ubuzima n'imibereho myiza y'abaturage. Ubu nshobora kwemeza ko umutekano mu by'ibiribwa mu Burundi wifashe neza. Bityo rero imbogamizi nyamukuru ni ubukene, ariko ubu ndabona ko n'imifuka itangiye kuzamuka. Niyo mpamvu dufite icyizere cy'ejo hazaza, dufite ahazaza heza nta gushidikanya. Ibibazo by'amahoro n'ubwiyunge nabyo biracyari imbogamizi zihoraho, ariko ikindi kiduhangayikishije nuko tubona gucunga ingaruka z'amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko nk'abaturanyi dusangiye amateka amwe. Bityo rero iyo inzu y'umuturanyi ifashwe n'inkongi ni yawe ibiri mu kaga. N'imbogamizi ifitanye isano n'amahoro, cyane cyane ko u Rwanda rushinjwa gutera inkunga abagizi ba nabi b'Abarundi bifuza gutera u Burundi, mu gihe u Rwanda rwaba rwafashe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bityo rero n'imbogamizi ikomeye tugomba guhangana nayo, ariko turabikurikiranira hafi. Turizera ko bitazakwira mu karere kose. Umunyamakuru Harriana Veras Victoria yahise abaza Ndayishimiye ati nyakubahwa Perezida, dusubiye ku kibazo cy'ubukene, imwe mu mbogamizi zikomeye
mwahuye nazo kugeza ubu, ese mufite gahunda ihamye yo kurwanya ubukene hano mu Burundi? Perezida Evariste Ndayishimiye yahise amusubiza ati yego koko nibyo nari maze kubibabwira, ubu tufite intego zisobanutse tugomba kugeraho kandi dufite icyerekezo cy'u Burundi nk'igihugu kizaba kiri mu cyiciro cy'ibihugu bizamuka muri 2040. Dufite inzira ngenderwaho. Iyo tuvuga inzira ngenderwaho tuba tuvuga ingamba n'imirongo izadufasha kugera kuri iyo ntego. Kuva muri 2020 twibanze ku kumenya neza imbaraga n'ubushobozi dufite bishobora kudufasha kugera ku rwego rw'ibihugu bizamuka. Bityo rero gahunda ya politike ni y'ingenzi, irahari, turakomeza kwinoza no kwiteza imbere uko iminsi igenda yegera imbere. Iyo nzira rero ngenderwaho n'izo ngamba birazwi n'abaturage bose. Ubu buri wese arimo mu buryo bumwe cyangwa ubundi ari muri iyi gahunda iganisha ku iterambere no ku rwego rw'igihugu kizamutse. Umunyamakuru yahise amubaza ikibazo kigira kiti turaza kujya noneho ku kibazo cy'umutekano, ubu twifuza kuganira ku kibazo cy'ishoramari mu bihe by'ubukungu bigoye ku rwego rw'akarere. Ni iyihe gahunda u Burundi bufite yo gukurura abashoramari? Cyane cyane tuzi ko ishobora gufasha gukemura ikibazo cy'ubukene. Nyakubahwa Perezida, mufite gahunda yo gukurura ishoramari rituruka hanze mu nzego nk'ingufu z'amashanyarazi, ubuhinzi ndetse n'ubukerarugendo. By'umwihariko igihugu cyanyu ni cyiza cyane. Perezida Ndayishimiye ati mu by'ukuri mu kwezi k'Ukuboza 2024 nateguye inama mpuzamahanga y'abashoramari baturutse hirya no hino ku isi. Hagaragaye ibihugu birenga 166 byohereje intumwa z'abashoramari kugira ngo baze kwirebera gahunda dufite n'ubushobozi dufite. Muri abo bashoramari benshi ubu harimo gusubira mu bihugu byabo, kugira ngo bategure kandi berekane imishinga yabo y'iterambere. Hano mu Burundi dufite byose bikenewe kugira ngo igihugu gitere imbere. Abashoramari bafite amahirwe menshi cyane, by'umwihariko mu rwego rw'ubuhinzi. Dufite ubutaka bwera cyane, dufite amazi, dufite imvura ihagije, dufite n'abakozi bashoboye mu buhinzi no mu kurengera ibidukikije. Mu by'ukuri ibi ni ibihe byiza kandi byiza cyane ku ishoramari. Mu rwego rw'ingufu n'amashanyarazi ubu hari abashoramari batangiye kuza kubaka ingomero z'amashanyarazi akomoka ku mazi. Dusanzwe dufite sosiyete z'abanyamerika zikora hano, kandi dufite n'ibigo by'abarundi nabo mu bindi bihugu bakora mu bijyanye no kubaka ingomero. Vuba aha twanatashye ku mugaragaro urugomero rw'amashanyarazi rwubatswe n'ikigo cy'abanyamerika mu rwego rw'abikorera. Turimo gushyiraho imishinga y'ubufatanye hagati ya leta n'abikorera kugira ngo dukorane mu guteza imbere igihugu mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Aha niho twamaze kunoza no kurangiza amasezerano agenga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Burundi, ku buryo akomeza kugenda arushaho kuba meza ku bashoramari, kuko ubu tuzajya twumvikana ku buryo umusaruro ugabanywa abo bashoramari. Ibyo byatumye mbona ko abashoramari batangiye kuza ku bwinshi, cyane cyane abifuza gushora imari. Nk'uko mubizi Burundi bufite ububiko bunini cyane bwa nikeli, dufite amoko menshi y'amabuye y'agaciro, lithium, titane, casterite, coltan n'ayandi menshi. Hano mu Burundi dufite amoko arenga 40 y'amabuye y'agaciro atandukanye. Hano mu Burundi aho waba uri hose, naho waba wicaye, naha twicaye munsi y'ubutaka harimo amabuye y'agaciro. Bityo rero u Burundi butanga amahirwe menshi yo gushora imari mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, cyane cyane ko dufite amabuye y'agaciro afatwa nk'ingenzi cyane akenewe muri iki gihe mu guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere. Urugero, mu gihe hitezwe ikoreshwa ryinshi ry'imodoka zikoresha amashanyarazi, Uburundi butanga ibikoresho fatizo bikenerwa kugira ngo ibyo byose bishoboke. Mu rwego rw'ubukerarugendo, Uburundi ubwabwo ni igihugu gifite ubushobozi bukomeye mu bukerarugendo. Imiterere y'igihugu cyacu, amateka yacyo, dufite umurage ukomeye w'amateka
mwabonye urugero ingoma z'Uburundi ni umurage w'isi wemejwe na UNESCO. Mu by'ukuri dufite byinshi byo kugaragaza mu rwego rw'ubukerarugendo. Byongeye kandi Uburundi buherereye hagati muri Afurika, bityo bushobora kuba igicumbi cyangwa ihuriro ry'akarere. Bityo rero amahirwe yo gushora imari arahari, kandi ibyo byose bikura abashoramari. Ubu turabona ko abashoramari batangiye kuza ku bwinshi bashora imari muri izi nzego zose. Umunyamakuru yahise abaza nyakubahwa perezida, mwavuze ku bashoramari b'abanyamerika bari kuza, ese bamaze kuza cyangwa bari mu byiciro byo gutegura kuza kwabo, kandi mwavuga mute umubano uri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Burundi? Perezida Ndayishimiye ati kugeza uyu munsi umubano wa diplomasi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Burundi umeze neza cyane. Dufatanya mu nzego zitandukanye, kandi tukaba tubona ko muri iki gihe duhura n'ikibazo cy'amahoro mu karere. Uburundi bufite ijambo ryumvikana. Turafatanya kugira ngo dushakire hamwe ingamba zo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bityo rero abanyamerika bagirira Uburundi icyizere, kandi Uburundi bufitiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyizere. Umunyamakuru yahise abaza Ndayishimiye ati none se mwavuga mute umubano uri hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi, dusubiye ku kibazo cy'umutekano, kandi mubona mute uko ibintu byifashe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ndayishimiye ati iyo nsobanura umubano uri hagati y'u Burundi na Kongo nkunda gukoresha ishusho y'igiti n'igishishwa cyacyo. Nk'uko mubizi ntushobora gutandukanya igiti n'igishishwa cyacyo. Iyo utandukanije igishishwa n'igiti, igiti kiruma n'igishishwa nacyo kikuma. Bityo rero Uburundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basangiye amateka amwe. Mu gihe cy'ubukoloni bari bafite umwami umwe w'ubukoloni. Mu gihe cy'ubukoloni Bujumbura yari umurwa mukuru w'u Rwanda, Uburundi n'uburasirazuba bwa Kongo. Ibi bivuze ko hariho ibihugu bitatu. Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byitwaga agace ka Kivu, gafite umurwa mukuru wa Goma. U Rwanda ufite umurwa mukuru Kigali. Uburundi naho bafite umurwa mukuru Gitega, naho Bujumbura ukaba wari umurwa mukuru wacu twese. Bityo rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi bisangiye amateka amwe. Ibyo bituma iyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibabaye, Uburundi nabwo bubabara. Niyo mpamvu nsobanura umubano w'ibihugu byacu nk'igiti n'igishishwa cyacyo. Ku bw'ibyo biragoye kubitandukanya. Umunyamakuru yahise abaza Ndayishimiye ati dusubiye ku kibazo cy'umutekano, ko yakanukuza nyakubahwa perezida mwabaye uhagarariye Burundi mu gusinya amasezerano ya Washington hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ayo masezerano agaragara nk'iterambere rikomeye mu kugarura amahoro mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Mubona gute icyo aya masezerano asobanura ku bijyanye n'ituze ry'akarere? Perezida Ndayishimiye ati mu gusinya ayo masezerano nayo nizeye ko ibyo twiyemeje bizubahirizwa, ariko nzi neza ibibazo bihari muri aka karere. Igihe nari perezida w'inama y'abakuru b'ibihugu bya Community of East African States, East African Community, nagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo habe amahoro. Nari mu gihe cyagaragazaga intambwe, kuko narahuye n'umutwe wa M23. Nakoraga urugendo hagati ya M23 na Kinshasa, kandi nigeze kugera ku mwanzuro runaka. Uwo mwanzuro wari uko M23 izashyirwa mu nkambi kantonoma, ndetse igatangira gahunda y'amahoro y'abaturage ba Kongo. Twanabonye naho iyo nkambi izaba twari twatangiye rero gusa nkaho gahunda y'amahoro yari igeze kure, ariko hagati aho nabonye M23 yarongeye gutangiza intambara. Bityo nabajije impamvu, kuko buri gihe twagiranaga ibiganiro sinabonaga icyatuma amahoro adashoboka, ariko nasanze hari gahunda yihishe inyuma. Niyo mpamvu navugaga ko kubera ko ubu muryango mpuzamahanga urimo ubibona, ndetse n'ibihugu bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite ijambo, natekerezaga ko ubwo buryo bw'amasezerano buzashyirwa mu bikorwa. Ariko amaherezo nasanze ari ibinyoma, kuko ako kanya intambara yongeye gutangira. Ibi binera impungenge, ariko ntekereza ko inzira yonyine yo gukemura ikibazo ari ukwerekana
imizi nyakuri yacyo, kuko niba bitakorwa byose turabikora tutazi aho ikibazo kiri. Icyo mbona ni uko hari ukutumvikana ku Rwanda, kuko M23 nari nahuye nayo inshuro zirenga 7 banyemereye ko bifuza amahoro, ko bifuza gukomeza gahunda y'amahoro, ariko nasanze hari umuntu witwa King Meka, umwami yari afite ijambo rikomeye, bityo niba King Meka atemeye M23 ntacyo yakora. Ntekereza ko ubu ari igihe cyo gushishikariza u Rwanda, niba u Rwanda rwumvise kandi rwemeye, u Rwanda ruramuka rwumvise cyangwa rukemera, nzi neza ko amahoro azashoboka mu karere k'amajyepfo y'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariana Virus Victoria, umunyamakuru, ese amubaza ati nyakubahwa perezida, mwavuze ko mukora cyane kugira ngo muganire ku masezerano y'amahoro, ariko simwe mwenyine, hari abandi bategetsi benshi bo muri Afurika bakomeje gukora ibishoboka. Mubona hari iki kibura? Kuki mutabasha kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ni iyihe mpamvu nyamukuru y'iyi ntambara? Mushobora kuduha igitekerezo cyanyu kuri ibi? Perezida Ndayishimiye ati cyambere turi imbere y'impande zirwanya, tifuza kugaragara nk'ukuri, nyamara impamvu irahari koko. Niba utazi uko ibi bintu bimeze, aba bantu badashaka amahoro ni bande? Ni gute wahagarika intambara? Ibyo nibyo byibanze. Icya kabiri, tuzi ko ari u Rwanda ari rwo rufite uruhare, ariko rurabihakana. Nanone u Rwanda ni igihugu kigenga, bityo rero gushishikariza igihugu kigenga gukurikiza inzira wagaragaje ni ibintu bigoye. Niyo mpamvu mbona ko umuryango mpuzamahanga ugomba kwinjira muri ibi bintu kugira ngo ushyire igitutu ku Rwanda, kugira ngo rwemere inzira y'amahoro. Ariko umunyamakuru yahise amubaza ati ariko kugeza ubu ndabona ko icyo gihugu kikirimo kwinangira mu nzira yacyo, igihe muvuga ko umuryango mpuzamahanga wakagombye gushyira igitutu ku Rwanda, murashaka kuvuga iki neza? Mudusobanurire nicyo umuryango mpuzamahanga wakagombye gukora mu buryo bufatika. Perezida Ndayishimiye ati ibi nibyo nari maze kubasobanurira. Ni gute amahoro yagaruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Iyo umuryango mpuzamahanga winjiye mu kibazo mu buryo bugaragara, hari ibintu byagerwaho, kandi u Rwanda ntirwagira impamvu yo gukomeza kwitwaza impungenge zarwo. Icyo nshaka kuvuga ni uko hashyirwaho ingabo mpuzamahanga zihagarara hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, zigakora akazi ko kubitandukanya. Muri ubwo buryo u Rwanda rwabona icyizere ko rutazagabwaho igitero, na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ikabona icyizere ko itazaterwa. Icyo gihe ikibazo cyasigara ari cy'abanyekongo ubwabo. Ariko iyo umuryango mpuzamahanga utinjiriye mu gushyiraho izo ngabo ziri hagati y'ibihugu byombi, ntekereza ko bizakomeza kuba ikibazo gikomeye. Nyamara ku rwego rw'akarere twari twarabiteganyije, twari twohereje n'ingabo z'akarere, ariko izo ngabo z'akarere zarananiwe kubera ko hari ibihugu bitari byiyemeje bihagije. Mu masezerano y'akarere byari biteganyijwe ko twohereza ingabo z'akarere kugira ngo zifashe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugarura amahoro, kuko ingabo za FARDC zidafite ubushobozi buhagije bwo kurinda umutekano w'abaturage bose. Akarere kari karateganyije ko hoherezwa ingabo z'akarere zifasha Kongo gucunga umutekano w'abaturage no gutangiza gahunda y'amahoro. Ariko igihe twoherezaga izo ngabo z'akarere gufasha Kongo kugarura amahoro, byabaye ingorabahizi. Ni ukuvuga ngo hari igihugu cyohereza ingabo zacyo zigafasha inyeshyamba zo mu kindi gihugu, biragorana cyane kuko hari imikoranire y'ubucuti bwihishe inyuma bwatumye M23 bayireka irakomeza. Nyamara amasezerano yacu yari ayo kurandura imitwe yose yitwaje intwaro ifatwa nk'iyangiza amahoro yo ku butaka bwa Kongo. Byari byumvikanweho ko cyangwa bagashyira hasi intwaro cyangwa bagatsindwa burundu mu buryo bwa gisirikare. Ibyo nibyo akarere kari karemeye, ariko kubera ko akarere katananiwe
ubu ndahamagarira umuryango mpuzamahanga ushobora kohereza ingabo, noneho zikaba ingabo zikora, kuko nabonye ko MONUSCO idakora mu buryo bufatika. MONUSCO ikora mu buryo bwo kureberera gusa. Ingabo mpuzamahanga zikora mu buryo bufatika, zigomba gushyirwa hagati y'u Rwanda na Kongo, kandi zikanafasha kurandura imitwe yitwaje intwaro ifatwa nk'iyangiza amahoro iri ku butaka bwa Kongo. Uko niko amahoro ashobora kuboneka. Niba bitagenze gutyo, bizagorana kugarura amahoro. Umunyamakuru yahise amubaza ati, nyakubahwa perezida, muvuga neza cyane ko ari ngombwa ko umuryango mpuzamahanga wifatanya muri iki kibazo, ariko mbwira ku bindi byerekeye abandi bategetsi bo mu karere, ni iki kibabuza kwamagana kwinjira k'u Rwanda muri Kongo no gushyigikira amahoro? Mubona kubera iki abandi bategetsi bo muri Afurika batagaragaza uruhare rusesuye mu kugarura amahoro muri Kongo? Ndashimiye ati, nk'uko nabivuze, hari ikibazo cy'ubwigenge bw'ibihugu. Turabana mu muryango w'Abanyafurika, African Union, ariko buri gihugu gikora ku bwigenge bwacyo. Ntabwo turi nk'igihugu cya federasiyo gifite ubuyobozi bukuru bukwiye kwivanga mu bya politike cyangwa gisirikare. Icyo nicyo kibazo cya mbere. No mu karere turacyari ibihugu byigenga. Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba uri kugerageza kujya mu nzira ya federasiyo, ariko ubu ntabwo turi federasiyo ya politike, bityo biragorana gushyiraho ingabo z'akarere mu buryo buhamye. Buri gihugu gikora mu bwigenge bwacyo, kikagira uruhare ku buryo bwacyo, bityo rero hari ubwigenge bwinshi butandukanye. Guhuza ubwo bwigenge si ibintu byoroshye, cyane ko n'u Rwanda ari umwe mu banyamuryango w'umuryango w'Abanyafurika. None se ni gute twashyiraho ingabo kandi umwe mu banyamuryango adashaka? Umunyamuryango umwe ashobora kugena cyangwa kugira ingaruka ku bandi banyamuryango. Ibyo nibyo bituma bikomera cyane, ariko ntekereza ko iyo umunyamuryango mpuzamahanga yinjiye birashoboka. Hari ingero zigaragara ko bishoboka. Iyo turi muri Repubulika ya Centrafrique, Burundi bwitabira ibijyanye n'ingabo z'amahoro. Ni umuryango mpuzamahanga, kandi twashobora gushyira Repubulika ya Centrafrique ku murongo w'amahoro n'izo ngabo. Muri make, umuryango mpuzamahanga ufite uruhare n'ubufasha bukomeye. Twohereje ingabo no muri Somalia, aho turi mu butumwa bukomeye cyane muri Somalia uyu munsi. Bikaba byaragize ububasha n'icyubahiro ku rwego mpuzamahanga, byatumye bishobora gusohoza inshingano zabyo, kuko ubwo butumwa bushobora kurwanya byoroshye imitwe y'iterabwoba nka Al-Shabaab. Ariko mu kibazo kiri hafi yacu n'amakimbirane hagati y'ibihugu, by'umwihariko igihugu n'ikindi gihugu, igihugu cyigenga gihanganye n'ikindi gihugu cyigenga. Bityo rero uburyo bwo gukemura ibibazo bituma bugorana cyane. Ariko iyo hashyizweho ingabo mpuzamahanga, izo ngabo zizana ubusugire n'ububasha burenze ubw'ibihugu ku giti cyabyo. Muri ubwo buryo ntekereza ko byagira uruhare runini, kuko izo ngabo zoroherezwa n'ibyo bihugu byose biba biri kurwana, bityo bikoroha gushyiraho izo ngabo hagati, kuko ziba ziri hagati y'impande zihanganye, ariko kandi zikanagira ubushobozi bwo kurandura imitwe yitwaje intwaro yangiza amahoro ikorera ku butaka. Umunyamakuru ati, dusubiye ku kibazo cy'amasezerano ya Washington, nyuma y'iminsi 4 gusa amasezerano ya Washington asinywe, imitwe yitwaje intwaro ya AFC M23 ishyigikiwe n'u Rwanda nk'uko bigaragara yigaruriye umujyi wa Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Raporo nyinshi z'imiryango mpuzamahanga zirimo n'iza Loni zagaragaje ko u Rwanda ari rwo rwari inyuma y'ibitero byose. Ibi bivuze ko no mu gihe cy'amasezerano y'amahoro, ubwo yashyirwagaho umukono, u Rwanda rwari rurimo rutegura ibitero byo kwigarurira umujyi wa Uvira. Niki mwagenera inama, niyihe nama mwaha umuryango mpuzamahanga kugira ngo u Rwanda rubibazwe kandi rubiryozwe? Perezida Ndayishimiye ati, icyambere batangiye igitero iminsi 2 mbere y'uko amasezerano ashyirwaho umukono, kandi twasanze M23 idashobora gutera imbere keretse iyo hari ingabo z'u Rwanda zihari. Bya bikoresho bya gisirikare bigezweho byose bitangwa n'u Rwanda. Njye ubwanjye
sinigeze nitabira ibiganiro byagejeje ku isinywa ry'aya masezerano. Aha niho nari kuba navuze ibintu bikomeye cyane, ariko kubera ko ntigeze ngira uruhare mu biganiro byagejeje kuri ayo masezerano, nitegereje gusa isinywa ryayo, ariko nasanze hashobora kuba harimo uburyarya bukomeye. Ni naho nabivugiye mu ruhame, mwumvise ijambo ryanjye ko gusinya ikintu ari kimwe, kugishyira mu bikorwa bikaba ikindi kintu gitandukanye rwose. Mbere na mbere, iyo habaye ibiganiro hagati y'impande zombi, muraganira mukagera ku masezerano, ariko se mu gihe musinye mwishimira ayo masezerano kuko mwumvise ko inyandiko musinye ariyo izakoreshwa mu gushyira mu bikorwa? Ese mwabonye ubufatanye mwishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano? Niba impande ebyiri ziri mu ntambara zisinye amasezerano, ariko ku ishusho nta bufatanye buboneka mu gushyira mu bikorwa, ese ninde uzashyira mu bikorwa? Buri wese azakora ku giti cye. Gushyira mu bikorwa amasezerano bisaba ko impande zombi zifatanya mu gushyira mu bikorwa, ariko ku ishusho nabonye indi nzira. Gusinya ni kimwe, gushyirwa mu bikorwa ni ikindi. Nabyumvise neza kandi ibyo navuze ni ukuri. Umunyamakuru ati, nk'uko mubibona, ese dushobora kwizerera aya masezerano ya Washington cyangwa se hari andi masezerano ashobora kuzabaho bakagirana? Perezida Ndayishimiye ati, ku bwanjye mfite icyizere kuko impande zombi zasinyiye hamwe, kandi hari n'impande zihariye z'ubwizerane nkatwe twari duhari tubahagarariye. Niba impande zombi zisinye, nta mpamvu yo kutizera izo mpande zihariye zari zihari, kuko impande zombi zizeye kandi zikaba zarasinye ayo masezerano. Natwe nk'impande z'ubwizerane turabyizeye. Icyo kinyemerera kubibona gutyo, kuko hari icyizere mfitiye igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni igihugu gikomeye cyane, ni nacyo cyabaye nk'umuhuza, kuko kwizerana kuri ayo masezerano nicyo cyari gihagarariye, kandi nabonye ko igihugu gikomeye kigomba kuba cyakubahirizwa, ibyo kivuze bikubahirizwa. Niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarabwiye isi yose ko intambara izahagarara kandi impande zombi zigashyira mu bikorwa ibyo ziyemeje, bishyira ishema n'icyubahiro cya Amerika mu kaga haramutse hatabaye kubahiriza ibyo basinyanye. Ntekereza ko niba umuryango mpuzamahanga ubu wasaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niba byarananiranye gushyira impande zombi mu bikorwa, icyo gihugu cyatumye ayo masezerano atashyira mu bikorwa bahita babibaza ngo ni iki. Niyo mpamvu mfite icyizere, kuko amasezerano yarasinywe, nk'uko mfitiye icyizere gikomeye uruhare rw'impande z'ubwizerane arizo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nizeye ko Amerika izagira uruhare rukomeye mu gushyira mu bikorwa ayo masezerano. Umunyamakuru ati, nyakubahwa Perezida, muzi amateka y'intambara, nkaba mbona ko twese twabonye inshuro zose u Rwanda rwangije amasezerano y'amahoro, kandi mu gihe gishya cyane abantu bose bazi ko u Rwanda rwasubiyemo ibyo rwakoraga rukabikorera ku masezerano ya Washington. Mubona iki? Mubibona mute? Ni iki cyakorwa cyangwa ni iki kizakurikira? Perezida Ndayishimiye ati, nyuma yo gufata umujyi wa Uvira byagaragaye ko bahungabanyije amasezerano. Muri ubwo buryo mubona igikwiye gukurikira? Ku bwanjye ndabona icyo basigaje ari ugushyira mu bikorwa ayo masezerano. Nabonye kandi nasomye ingingo z'ayo masezerano, ni ingingo nziza zishobora kugarura amahoro, kandi intambwe ikurikira ibyo bishobora kuba bikenewe. N'ubushobozi bw'impande zari zihari, zari zibahagarariye ndetse n'abahuza, ubushobozi bwo kwemeza ishyirwa mu bikorwa. Hagomba kuba hari ingabo ziri hagati y'impande zombi. Nizeye ko iyo ntambwe nishyirwa mu bikorwa tuzabona ibizaba. Ese u Rwanda ruzagaba igitero kuri izo ngabo cyangwa ruzahagarika? Ku bw'ibyo ndasaba ko intambwe ikurikira ari ugushyira ku butaka ingabo ziri hagati y'impande zombi. Niba iyi ntambwe itabayeho, impande zizakomeza kurwana. Muri gahunda yo gushyira mu bikorwa hariho ibintu bigomba kubanza. Hari uguhagarika intambara, agahenge,
hanyuma hagakurikiraho et quelles sont les dispositions prises kuzana jusque-là izo par ngabo le gouvernement. ndetse hakabaho no gutandukanya ingabo zihanganye. Ariko ni gute twakwizera ko ingabo zimwe zatera izindi? Ni uko hariho uwitegereza ni izo ngabo ziri hagati y'impande zombi. Niba impande zihanganye zishaka kongera gutera intambara, ni ukuvuga uruhande rumwe rushaka kongera gutera urundi ruhande, hazabaho urukuta ruri hagati y'izo ngabo n'urundi ruhande barwana. Ibi rero bikaba bizatanga icyizere. Niyo mpamvu nshishikariza cyane uruhare rw'umuryango mpuzamahanga, izo ngabo ziri hagati y'impande zombi ndetse n'izo pariti garanti, ari byo bihugu by'indorerezi, kuko niba ibyo bihugu bihari, ese impande uruhande ruzagaba igitero kuri abo basirikare bari hagati ni uruhe? Oya, kuko byibura bazatinya. Ku bw'ibyo ndabona intambwe ikurikira ari ugushaka amahoro mashya, kuko ayo masezerano ari yo ubwayo ashobora kubangamirwa. Ahubwo hagomba gushyirwaho ingabo hagati y'impande zombi. Uko niko tuzabona impande zishyigikiye amasezerano zitayashyigikiye. Umunyamakuru Hariana Velas Victoria ati nyakubahwa Perezida M23 ivuga ko yavuye mu mujyi wa Uvira nyuma y'igitutu cy'umuryango mpuzamahanga harimo n'icya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabashyizeho. Nyakubahwa Perezida, hashingiwe ku makuru atandukanye yigenga, ingabo ziri mu mujyi wa Uvira ziracyahari kandi ntabwo zahavuye, kandi bivugwa ko hari imikoranire hagati ya M23 n'imitwe y'Abanyarwanda n'Abarundi nka Red Tabara. Mubona gute ibi bintu? Ese ibi ni ikibazo gikomeye ku mutekano w'u Burundi? Ese ubundi ni izihe ngamba zafashwe n'ubutegetsi bwanyu kugeza ubu? Perezida Ndayishimiye ati nk'uko nabivuze, ndi gukurikirana ibyo bibera ku mupaka w'u Burundi. Ibyo M23 bavuga ni ibinyoma bikomeye. Turakurikirana kuva Bujumbura kugeza Uvira buri munota. Rero tuzi neza ibibera Uvira, ibyo bavuga ni ibinyoma. Niba bari baravuye muri uwo mujyi kuko barasubiye inyuma, abaturage baba bakeneye umutekano. Ingabo za Kongo zari kuba zarigaruriye Uvira. Icyo nicyo gihamya. Njye mbona kugira ngo tumenye niba baravuye Uvira, FARDC, ingabo za Kongo zigomba kuza kurinda abaturage, kuko abaturage bakeneye umutekano. Ese FARDC ubu hari ubwirinda abaturage? Oya, kuko hari izindi ngabo zihari. Icya kabiri, muvuga ko M23 iri kumwe na Red Tabara. Red Tabara ni itsinda ry'Abarundi ryigishwa n'u Rwanda, nk'uko M23 nayo ari y'u Rwanda. U Rwanda rwatoje Abarundi bahunze kugira ngo bazaze kurasa mu Burundi. Muri iyi ntambara rero u Rwanda rwatumye bajya guhugurwa no gukomera muri iyi ntambara. Barwanaga hamwe na M23. Si ibintu byoroshye gutandukanya M23 Red Tabara n'ingabo z'u Rwanda. Si byoroshye kubatandukanya kuko ni umwe mu murongo umwe, barwanira hamwe. Niharamuka rero habayeho guhagarika intambara, bizagaragara, hazabaho gutandukanya izo ngabo. Hazamenyekana abasirikare, tuzamenya umukongomani, tuzamenya umurundi, ndetse tunamenye umunyarwanda. Ariko kugeza igihe ibi byose bitaraba, batarafata abo basirikare bose ngo babashyire muri kantonoma, ntabwo wamenya neza abasirikare barwana. Ubu rero tuzi ko Abarundi batojwe kandi bahawe ibikoresho n'u Rwanda, kandi u Rwanda rushaka kubakomeza kugira ngo bakomera muri uru rugamba. U Rwanda rushaka gukora ibyo rwarimo gukora muri Kongo, rukabikora hano mu gihugu cy'u Burundi. Umunyamakuru yahise amubaza ati nyakubahwa Perezida, mubona ko ibi ari ibyago ku gihugu cyanyu, kandi n'izihe ngamba z'umutekano mwamaze gufata kugeza ubu? Ndayishimiye ati nibyo kuko ni ibyago bikomeye cyane. Aba Barundi bahunze batojwe n'u Rwanda nibo bagerageje gukora kudeta muri 2015. U Rwanda nirwo rero rwabatoje. Kuki babatoje? Bari baragerageje kurasa u Burundi inshuro zirenga 4 bava mu Rwanda, ntibyabashobokeye. Nyuma bageze muri Kongo,
bakoze ibikorwa by'iterabwoba, bishe abantu mu byaro byo ku mupaka wa Kongo n'u Burundi nko mu Gatumba ndetse no mu bindi bice bitandukanye, bakaba baragiye bica abaturage b'Abarundi nk'uko byakomeje kugenda bigaragara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ibi rero akaba ari ibyaha bikomeye cyane bakoze, ndetse bakaba barashatse kwica abantu benshi. Ibi bikaba byarabaye banyuze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bikaba byarorohejwe na M23, ariko ubu twashoboye kugenzura umutekano ku mupaka wacu kuko Abarundi bahunze bakaba bakitozwa n'u Rwanda. Ibi ni ibyago bikomeye cyane. Turabizi ko u Rwanda rufite uruhare muri coup d'etat ya 2015 kandi rugakoresha aba Barundi, kandi gahunda yabo ikaba igihari. Niyo mpamvu duhora twiteguye guhangana n'ibyago byose bishoboka. Umunyamakuru ati nyakubahwa perezida, kuva habaye kwiyongera kw'akarengane mu karere ka Uvira, Uburundi bwakiriye abimukira barenga 200,000 baturutse muri Kongo. Niziye mpungenge nyamukuru mu by'ubutabazi mwagize? Perezida Ndayishimiye ati mbere na mbere turi kubona ko imiryango ya Loni itari gukora cyane mu gufasha ababimukira n'izi mpunzi. Ni ukuri ko izi mpunzi zidashobora kuba zategurwa mbere y'uko ziza ngo bategure uburyo zizabaho, ariko byari bikwiye ko HCR iba yiteguye guhora yiteguye kwakira no kwita kuri izi mpunzi. Ariko birabaje cyane kuko ibyo ntibyakozwe. Nk'uko nabivuze, abakongomani n'abarundi ni bene wabo, ni abavandimwe, ni nk'abavandimwe. Ubu rero nk'uko Uburundi buhanganye no kubitaho, hari abakira bamwe mu miryango yabo, hari abashobora kwiyitaho ubwabo, ariko hari n'abandi badafite na kimwe namba bari mu miryango y'impunzi. Ubu rero duhamagara amashyirahamwe n'abaturage gukusanya ibiribwa, imyambaro n'ibitanda kugira ngo babashe kwitabwaho mu miryango y'abimukira cyangwa muri izo kampu z'impunzi barimo. Turahamagara rero kandi abantu b'inyangamugayo kugira uruhare mu kurokora aba bantu babashije guhunga urupfu, ariko bakaba bahanganye n'ibibazo bikomeye cyane by'ubuzima. Nkaba nsaba kandi leta ya Kongo kureba uko nayo yafasha, kuko njye mbona ko atarabimukira cyangwa impunzi zisanzwe, ni nk'abimuwe mu byabo. Ntibavuye ku butegetsi bwa Kongo, bavuyeyo kubera umwanzi wari warateye Kongo. Bivuze ko leta ya Kongo ifite inshingano zo gukurikirana ubuzima bwabo, imibereho yabo aho bari, kuko ntabwo bavuyeyo kubera ubutegetsi, ntabwo ari abanzi b'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niyo mpamvu tubifata nk'impunzi z'abimuwe mu byabo. Ndakeka ko ari nayo mpamvu hari icyuho mu gushishikariza ibikorwa by'imiryango mpuzamahanga, by'umwihariko ya Loni ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba guhamagarira umuryango mpuzamahanga kugira ngo iyo miryango ifashe guhangana n'ibibazo by'ubutabazi bikomeje kwiyongera buri munsi. Ku ruhande rw'u Burundi turagerageza gukangurira abaturage, ariko biragoye cyane. Burundi nta bushobozi buhagije bufite bwo kwita kuri ababimukira, ariko tugomba gukora twunze ubumwe. Umunyamakuru Hariyana Velas Victoria yahise abaza Ndayishimiye ati nyakubahwa perezida, twagize amahirwe yo gusura kimwe mu kigo cy'abimukira, ni ukuvuga ngo ni inkambi y'izi mpunzi ejo, kandi ibyo twabonye ni ibintu bibabaje cyane kandi bitunguranye. Izi mpunzi ziri mu buzima bubabaje cyane budafite agaciro, nta biribwa bafite, nta mazi, ndetse hari n'abagore batwite bari mu bwoba kubera uburyo bukabije bubabaje kandi babayemo. Mwavuze ko leta yanyu ikomeje gushyiraho ingufu, mwahamagariye umuryango mpuzamahanga kugira ngo ufashe aba bakongomani. Ni gute leta ya Kongo yakwifatanya namwe kugira ngo ifashe ababimukira bari mu buzima budafite agaciro? Perezida Ndayishimiye ati rero reka mbanze gufata umwanya wo kuvuga kuri leta ya Kongo. Iki ni ikibazo gikomeye cyane, ni ikibazo kitateganyijwe,
kidashobora kwirindwa kandi umuntu atagomba kureba ngo ashyire ku ruhande. Bivuze ko na leta ya Kongo ntabwo yari yarateganyije inshingano zo kwita kuri aba bahunze. Nayo rero igomba kureba uburyo nayo ikeneye inkunga n'ubufasha bw'ibindi bihugu. Niyo mpamvu nanjye mbisobanukiwe. Mbere na mbere irimo guhangana n'intambara. Ni umwana w'ibitero by'igihugu, gutunga ingabo z'igihugu no kwita ku mpunzi ntabwo byoroshye. Sinshobora gushyira icyaha kuri leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko ni ikibazo cy'akaga katateganyijwe kandi kigomba guha isi yose isomo ry'ubumwe n'ubufatanye. Ariko ndabona niba leta ya Kongo ikomeza gushaka ubufasha, natwe Abarundi dukora ibyo dushoboye. Twahamagariye imishyikirano cyangwa inama zitandukanye n'uturere hano kugira ngo habeho raporo, hatangwe raporo ku bijyanye n'ibiri kuba. Twagerageje kandi kubereka iby'iki kibazo, ariko ni akazi kagomba guhurizwa hamwe buri munsi. Mu by'ukuri imibereho y'izi mpunzi irababaje nkurikije iby'iki kibazo cyose uko kimeze, kuko turacyafite ubushobozi buke bwo kubishyira ku murongo. Nyakubahwa Perezida, ubwo ni umunyamakuru wahise wongera amubaza ati ndifuza kubaza iki kibazo mbere y'uko dusoza. Hazaba amatora hano muri 2027. Ese muzitabira ayo matora nyakubahwa Perezida? Perezida Ndayishimiye nta kuzuyaza ati yego hazaba amatora muri 2027. Icyo nzi neza nuko tugomba kugira abakandida, kuko tugomba kugira umuntu uzayobora igihugu nyuma ya 2027. Ubu ndi mu rwego rwo gutunganya manda ya mbere. Itegeko nshinga rivuga kuri manda ebyiri, bivuze ko ndi mu murongo w'amategeko. Ariko hano mu gihugu cyacu dufite uburyo n'amahame. Umukandida atangwa n'ishyaka. Rero ishyaka ryanjye niba ribona ko ari byiza ko nkomeza kuba umukandida, nzahora niteguye. Kugeza ubu twateguye inama y'ishyaka yo gufata iki cyemezo. Birashoboka ko tuzafata icyemezo mu mpera z'umwaka wa 2026 ubwo tuzamenya umukandida. Ndi umwe rero mu bagize inama y'ishyaka, ndi perezida w'inama y'ishyaka. Ni inama ishinzwe guhitamo. Twubahiriza amahame, hari ibisabwa kugira ngo umuntu abe umukandida. Ishyaka ritanga ibyo byose bisabwa, tukareba rero mu bakozi b'igihugu uwashobora kubikora neza. Birashoboka urugero ko ndi kunanirwa muri 2026 ko nta kintu kizaba kiri ku murongo. Icyo gihe rero wenda batashaka cyane, niba nakiri mu murongo muri 2027, ishyaka rishobora gushaka undi muntu ushoboye kandi ufite imbaraga nyinshi. Aha mu gihugu cyacu ni amahame dukurikiza, kandi icyo mbona ni uko Burundi bwahindutse cyane. Ntibikiri intambara zo kurwanira imyanya hano, imyanya yo kuba perezida cyangwa indi myanya. Kuva twatangira kurwanya ruswa no guhangana n'ibindi byaha mu bukungu, n'abakozi benshi bazi neza ko batagishishikajwe no gushaka imyanya. Baravuga bati ibyo birahagije. Ni umurimo uremereye. Rero hano mu gihugu cyacu hasigaye hari izindi ntambara, nta ntambara zo kurwanira imyanya ubu turimo. Nabonye mu matora y'abadepite n'ay'abandi bayobozi batandukanye yabaye muri 2025, abaturage bari mu murongo umwe, bari kumwe. Abanyamuryango w'amashyaka bari hamwe. Mu ntangiriro twerekanye abakandida bose b'amashyaka ku kibuga cy'umupira. Abakandida bakaba baranyuze hamwe. Ubu ntabwo hakiri umwuka mubi ku bijyanye n'imyanya y'akazi ka politiki. Twabonye neza ko aho ubuzima buri si imyanya ya politiki, ahubwo ni mu murimo. Kandi twebwe twese dufite icyerekezo kimwe. Turakora kugira ngo tugere ku iterambere. Buri muturage, abaturage bose hamwe bagomba guhitamo umuntu ushoboye kubayobora, kubereka aho bagana. Uwo niwe uzayobora abaturage kandi abereke aho bagana. Ibi bizaba kandi ari uburyo bwo kubona umuntu urusha abandi imbaraga n'ubushobozi bwo kuyobora igihugu kigeze ku cyerekezo cy'iterambere. Mu gusoza, ndashimira nyakubahwa Perezida. N'ubuhe butumwa mwakwifuza gutanga ku muryango mpuzamahanga ku bijyanye n'u Burundi bushya?
Ndayishimiye ati ndahamagarira umuryango mpuzamahanga gukomeza gushyigikira ubumwe n'ubufatanye. Twese turi abantu kandi nta mipaka ikomeye hagati y'ibihugu n'isi. Uburundi bufite ubushobozi bwinshi bwo guteza imbere igihugu. Uburundi bwamaze kuzamuka, ubu buri ku isonga ry'ibindi bihugu. Rero Uburundi bukwiye gushyigikirwa mu izina ry'ubufatanye mpuzamahanga. Uburundi bukwiye gushyigikirwa n'ibihugu byateye imbere kugira ngo natwe tugere ku rwego rumwe. Ntituri gushaka ko twagirwa tukaba nk'umutwaro w'ibindi bihugu, kuko dufite ibikoresho n'ubushobozi bwose bwo guteza imbere igihugu, ariko kuko tukiri inyuma dukeneye inkunga y'ishoramari ry'ibanze. Niyo mpamvu mu izina ry'ubufatanye ibihugu byateye imbere bikwiye kudushyigikira kugira ngo dutere imbere, kandi uko iminsi ishira tuzakomeza kugenda dutera imbere. Ntabwo tuzaba umutwaro, ahubwo tuzaba inyungu kuri ibyo bihugu. Ngira ngo rero muracyumvira, iki ni ikiganiro kirekire, mutwihanganire ku makosa ashobora kuba yabayemo, kuko ni ikiganiro twumvaga kiri mu rurimi rw'igifaransa tukagerageza kugisemura muri rw'ikinyarwanda, tugerageza kugishyira mu kinyarwanda cyiza kandi gishobora kumvikana. Perezida Ndayishimiye rero n'umunyamakuru mpuzamahanga, umunyamakuru ukorera muri White House ukomoka muri Angola, akaba yitwa Hariana Villas Victoria. Umunyamakuru ngira ngo nk'uko mwagiye mumubona ndetse no mu gutegura cyangwa mu guteguza ikiganiro cyamaze kujya hanze, akaba twarababwiye iby'uyu munyamakuru. Uyu munyamakuru ubusanzwe yanga igihugu cy'u Rwanda, ni umwe mu bapropagandiste birirwa basakaza propaganda zo kwanga u Rwanda. No mu bibazo yabazaga Sebarundi cyangwa Ndayishimiye yumvaga ko ari ugushirishamo igihugu cy'u Rwanda, ariko Perezida Ndayishimiye yagendaga arumahuhaho gake gake, nubwo atabuze kwibasira u Rwanda nk'ibisanzwe. Ngira ngo mwabyumviye neza ikiganiro cyose uko cyakabaye. Ndabashimira rero cyane inshuti bakunzi ba Pilot News TV, wowe utarakanda subscribe ikande kugira ngo ukomeze ubane natwe mu biganiro nk'ibi, amakuru nk'aya, ndetse tuzagenda tubasemurira bimwe mu biganiro biba biri mu rurimi rw'igifaransa cyangwa mu cyongereza, kugira ngo n'abanyarwanda bose babashe kumva iba byavuzwe n'abayobozi mpuzamahanga. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV, ndabakunda cyane, mukomeze mubane nanjye.